mu gice cyatambutse mu nkuru y'inzitane twasize Nikita yaraje mu rugo kwa Kian mbibutsa yuko Ivy yarari kwa Kian ese aho nahamusanga biraza gucura iki ese aho biraza kugenda neza nangwa ntibiri bugende neza inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirire kuri Kian ndetse na Nikita. Kian yitegereza Nikita akareba uburyo yasaze agahera kamufata akaboko kabanza kamuturisha ari nakamureba mu maso amureba atuje amureba n'ubwuzu ndetse n'urukundo ahera ko amusoma mu gahanga akamubwira ati babe ukwiriye gutuza nta mpamvu yo kwistressa erega ndu wawe sinzi impamvu buhangayitse abo ngabo bose sinzi impamvu buhangayitse ngo hari umuntu turi kumwe ase ubundi bwo twaba turi kumwe ntabwo abo bakobwa buri gukeka ko mba ndi kumwe nabo n'abandi kumwe nabo ari njye ari wowe nabo ndetse nanjye okay nakoreka dushyire nyine mu kuri tube honest ubundi bw'uwo mukobwa yaba hari ari wowe n'uwo mukobwa ninde wundi ufite agaciro mu buzima bwanjye ese ukwiriye kwistressa ngo uzume nagura ibintu nanone hano dore nsigaye ngura ibintu buri munsi ugera ahangaha amatasi yose ukayamenagura nta sahane y'idongo n'iyi nimwinyigera byose ugenda wabimenaguye ubu uragira ngo nanone nongere njye kugura bundi bushya wa mugore we koko wambabariye ese uyu muzijinya w'umurandura nzuzi ubona iherezo ryawe ari uwuhe nirihe koko mukunzi wanjye ese urabona tuzajya tubana ku miguruko reka basi ngira icyo nkwisabira mukunzi wanjye ikintu cyose uzajya ubona kitagenda neza ntabura jya unyegera umbwire sibyo ariko gutekereza ngo hari undi mukobwa uwo mukobwa niyo yaba ahari none se nagaza kongera akagenda akansiga nsigara ndi uwawe kandi n'ubundi bizarangira mbaye iwawe uwo wundi nyine ntago nabuwe kuko already nzaba uwawe ntukistresse ntukitere stress Nikita ahera akatuza ari nako ahera akahobera Kian amuhobera ubona neza nawe amufitiye ubwuzu agaturiza mu gituza cye ari nakamubwira ati Kian ndagusabye ntuzigere umbabaza kuko ndagukunda byanambabaza cyane binabaye ngombwa yuko mba budahari ntacyo ubuzima bwaba bumaze ibintu byose uba ubona nkora nuko mba numva mfite ubwoba bwo kukubura ntukarebe nabaye nk'umusazi ngo utekereze ko hari ikindi kintu ahubwo neza mba meze nk'uwataye umutwe Kian ahera akabwira Nikita akambwira ati tuza kandi humura humura mukobwa mwiza humura mugore wanjye
ntabwo nzigera ngusiga. Nikita ahera akabwira Kian akabwira ati nyine ndabibona burije ako numvaga nshaka ko hari ahantu tujyana nabura. Ndumva nshaka ko nyine tujyana ahantu tukicara tukarya tukanywa tukaganira. Ntago ndi muri mood yo kurya ibiryo byo mu rugo. Ndumva nshaka kurya ibiryo ndi gusangira nawe. Kian ati nicyo cyari kikuzanye? Ndati yego. Nta kindi nuko nari ndi kuguhamagara nyine mbona utari kunyitaba. Rero iyo utari kunyitaba mba ndi gutekereza ibintu byinshi. Kian rega uri mwiza. Mba ndi gutekereza ko hari utundi dukobwa rega ndabizi ko banakwiteretera. Kian ahera akaseka. Ahubwo atari ko mana yanjye wa mukobwa we. Ibyo kuntereta byo kandi bizanyutse. Nikita ati ugize ngo kano kanya ndabyibagiwe. Ntago mbyibagiwe bajyaga bagutereta. Bikambabaza nkanarira. Ariko ubu ngubu narakuze nzajya mbahondagura. Aho kugira ngo ndire nzajya mbakubita. Kian atari ko mukunzi wanjye ugira amahane. Menya nanjye ubwanjye uzanyicira. Era akamubwira ati okay noneho guma aha. Reka mfate icyo kwifubika cyonyine ubundi tugenda. Nikita asigara hanze. Kian ahera ko yinjira mu nzu agafata ikote yinjira mu cyumba ngo arebe ko Ivy yakangutse agasanga n'ubundi aracyasinziriye. Asiga abwiye umukozi akamubwira ati nakanguka umubwire ko hari ahantu ngiye gato cyane ntago ndi butinde. Ahera akasohoka we na Nikita binjira mu modoka ya Nikita bagahera ko bagenda. Tuve kuri abo ngabo babiri twigire kwa muganga kuri Priya. Karungi aba yamusohoye. Karungi yitegereza Priya akambwira ati Priya ese uri kubibona ko wari ugiye kuhasiga ubuzima? Waba uri kubibona ko wari ugiye gupfa? Kwanza ubundi kambe ndetse no kubaza ibintu byinshi. Byagenze gute? Ubundi wisanze waguye hasi gute? Waranyereye. Ni umuntu wagukozeho. Kugeza na n'ubu ntago understandinga nyine ikintu cyabayeho. What happened? Priya yitsa imitima arakabwira Karungi akambwira ati Karungi shabyihorere. Ivy yaranyishe neza. Karaga kobwa ntago nari nzi ko kagira umutima mubi bigeze hari. Neza kari kanyambuye ubuzima. Karungi ati yararimo yihorera. Wowe uzi inshuro wagiye ugerageza kumwambura ubuzima? Ahubwo niba ari nawe wakugeza cyangwa ndatekereza rwose akani nk'agatonyanga mu nyanja. Ahubwo buretse gatoya amabi yanyu yayamenye. Aha niba yayamenye rwose sha ufite ibibazo ndakurahiye. Priya ati ntago ndisho ariko ibintu yambwiraga ndatekereza ko hari ikintu azi. Ako bundi buriya Mariza nta kintu yaba yarakoze. Karungi ati Mariza wowe. Priya ati Mariza se ntawuzi uriya wari wicaranye nawe? Mariza turiya wavuze ko yari inshuti magara ya Nimrati se? Priya ati ku bundi nkawuzi iki? Ko mbona wagira ngo nari ikintu uzi. Niwe mvuga nyine. Karungi ati none se aziranye na Ivy? Priya ati baraziranye.
uzi ikintu gitangaje se igihe yaburirwaga irengero yarashimuswe uriya mukobwa niwe wari waramujyanye uzi impamvu yari yaramujyanye se Karungi atoya nayo nzi nahibwirwa n'iki se ahubwo yimbwira Priyati impamvu yari yaramujyanye ko ari ukugira ngo amukize kuko yarabizi neza ko dufite umugambi wo kumurimbura warubizi se kasigaye abana na Ivan maze mu rugo baramwakiriye ni nk'umwana Karungi atugize ngo iki bivuze ko amabi yanyu yose Karungi ayazi Priyati shabyihorere nta kintu n'iki na kimwe twakoraga atazi nose ko yari inshuti magara ya Nimrati kuko nyine yari umuganga twari tuzi kazadufasha byoroshye Karungi ati wapfa mwana wanjye ati wabona Mariza byose yarabibwiye Ivan Priyati ariko ntago yaba yarabimubwiye kuko Ivan ni nk'umusazi ntago ajya atekereza kabiri yakabaye ubu ngubu yarabivuze ibintu ubu ngubu byakabaye byaradogereye Karungi atari kuzikura agashwe siko nta bwenge ugira Ivan ni umunyabwenge Ivan ntago ajya ahubuka Ivan ikintu cyose akoze aba yagitekerejeho utekereza ko buri impamvu atarabikora se ari uko nta kinaze ahubwo uriya mukobwa ngiye ndushijeho no kumutinya niba udatinya uriya mubyara wawe wa mukobwa wisinzi ko hari ikintu uzigira utinya mu buzima bwawe uriya mukobwa ntagasanzwe abanyabwenge aho bava bakagera ntago bajya bahubuka barabanza bagashaka inzira ya nyayo bagashaka uburyo bazakurimburamo neza badahubuza mwana wanjye uritonde kuko niba Ivan hari ikintu azi n'uyu munsi akaba yaracecetse akaba ataravuga ashobora kuba ari gupanga ikintu gikomeye ahubwo njye ndumva mbereye ko ngira ubwo wamenye yarabimenye gukura ryari mwana wa mama be careful ikintu ugiye gukora cyose uhereye uyu munsi ndiyo arakubwira gukuriye idakika ikintu cyose uzajya ujya gukora jya ubanza utekereze kuri Ivan witonde kuko ashobora kuzagutega akantu gato kidogo bikarangira wivuyemo mwana wanjye kandi kaba kakubayeho ndetse sinzi ko hari ikintu n'ikintu na kimwe wabona wireguza ikindi kandi ibintu byose mupanga mugenda gake Priyati ariko ibyo ari byo byose nta kintu aramenya Karungi atariko wa mukobwa wakumvise ibyo ndi kukubwira nyamara Ivan ashobora kuba hari ikintu azi Priyati ntago ndisho ariko nkurikije n'ukuntu yarari kumbwira ibintu byinshi ashaka kubazeho utuntu dukeya ariko nyine ntago ndisho akirimo baganira mama Priya ndetse na mama Lucas bahera ko binjira bahobera Priya ari nako bavuga ati hashimwe Imana yakurinze mukecuru atuzi ko wari ugiye mwana wa nuko wakomeretse ari kureba aho yakomeretse ku mutwe kubera ko haba hari igipfuko Karungi ahera akasezera akavuga ati Priya sha wiyiteho rero reka ngende burije kandi nyine nta wundi muntu uri mu rugo ikindi sinarara hano nzaza kukureba ejo mu gatondo Karungi ahera ko yigendera Priya agasigarana na nyirakuru ndetse na mama we
atangira kubabwira inkuru yose, akababwira amagambo yose Ivy yamubwiye ndetse n'uburyo yamusunitsemo. Batangira kugira ubwoba. Umukecuru avuga ati ariko buriya uriya munyagwakazi ngo ni Mariza siwe waba warabivuze. Priyana ati ntabwo ndishobora ko kano kanya yaba yarabivuze, kuko abaye yarabivuze ibintu byadogera. Ahubwo njye mfite ubwoba niba ni Murati yagiye, kandi mu magambo yose ni mu magambo yose yavugiwe muri uriya mugoroba wo kuvuga ibigwi n'amateka n'ubuzima bwaranze ni Murati. Mariza yavuze amagambo akomeye. Mbese mu bintu yavuze wumvaga wagira ngo hari ikintu azi. Kwanza mama wowe wari uhari urabizi. So byanteye kwibaza ibintu byinshi binanira n'ubwo. Ese aho buriya nta kintu Mariza yaba ari gupanga? Ndi no gutekereza se buriya hariya yari yicaye, uburyo yarebaga acisha amaso kuri buri muntu. Mva yari arimo arebana igitsure n'imbeshyere, wenda ngo amaso yari yatukuye yanabyimbye, ariko yari afite umujinya pe. Ikindi nkurikije na speech yatanze, mu bigaragara zishobora kuba zigiye kutwakira pe. Kandi niziramuka zitwakiye, Mana yanjye kazaba katubayeho. Umukecuru ati none dukora iki? Uriya munyagwa we twamugeraho gute? Nawe uratwagize amahirwe ni Murati aba tuvuye mu nzara. Aba aratubishije aragiye. Agenda nta kintu kizima aravuga. Aho ni Murati we. Ubwibye byarangiye. Ntabwo batugifite. Ariko nanone hasigaye Mariza. We tunamugeraho gute? Kuri ati ibyo ngibyo bindekere. Ahubwo uracyafite uburyo nshobora kumucunga nkagira ikintu nikorera. Nibiba na ngombwa ndashaka undi muntu tumuhe n'amafaranga. Ariko Mariza tumukure muri ubu buzima, kuko ndatekereza abantu bose bashobora kutuvamo turaba tubasoje. Kabone niyo yaba yarabibwiye Ivy, twamugira umusazi tukamubwira ati rwose bashaka kuduteranya. Mama Lucas ati noneho mbonye byagenze gutyo, nahera ko nanaza ngasaba n'imbabazi tukijijisha. Kuri ati ahubwo umukecuru hari agatekerezo nungutse, sibyo se nyogoko mbabarureka nkakubwire kandi ukemera. Undi ati nagakise kandi mukobwa wanjye. Kuri ati nyogoko wakihanganye ukarenzaho ukaza ugasaba imbabazi, noneho muri rya rugo ukisanzura bakagukunda bakabona ko wahindutse, kari byo bizadufasha kurimbura Mariza. Nyine urumva twe tuzajujisha. Usaba imbabazi, yewe wemere ibintu byose uce bugufi, noneho nitumara kugera ku cyo dushaka ubundi noneho tuzabihindutse. Ariko emera ndakwinginze, emera usaba imbabazi. Cyecuru ati ubu nitere njye kwaka imbabazi koko genda n'uburyo mwanga. Mama Priya ati rega hari ikintu dushaka, kandi burya ngo ushaka inka ryama nkayo. Icy'umutima ukunze amataguranwa itabi. Rero ndeka renga kwiyumva, tugenda ujye kwaka imbabazi.
ndatoke kare nta kibazo aho turemeranyijwe. Reka twigarukire kuri Kian aherekeje Nikita amugezi wabo. Akimugeza mu rugo Nikita yarakamubwira ati none se watwaye imodoka ko nzi ko nta modoka wazanye. Kian atoya kubera ko n'ubundi Bigwi nawe yaje kubera ko nyine njye nawe dufitanye ubukwe, songeye kumuhamagara aza ntwarangeze mu rugo. Nikita atoke ngaho muhamagare njyewe ndinjira mu rugo ari uko Bigwi amaze kugera hano. Asubundi Bigwi yaraje. Kian ati ngo nose ndabikubwira kangahe yaraje arahari. Namubwiye iby'ubukwe bwacu yaraje. Nikita ati wow nari mukumbuye disi. Bigwi yari inshuti yanjye. Kian ati yandabizi yari inshuti yawe cyane. Yaranagukundaga. Ahubwo ni gute waje kwisanga ukunda njye wawe gukunda Bigwi kandi ari wagukundaga cyane. Nikita ati sha ntago mbizi nyine urukundo rujyaho rushatse. Kian ahera afata telefone agahamagara Bigwi. Undi ahera ko yitaba. Kian nta n'amagambo menshi amubwira. Aramubwira ati nsanga kwa Nikita uzunyura ngeze mu rugo twari kumwe kandi nta modoka najyanye. Ndahera akamubwira ati ndaje rwose. Kian aguma hari kuganira na Nikita ari nakamwitegereza amukora mu musatsi agacishamo akamuhobera acishamo amusoma. Mbese ubona urukundo ruhari ku mpande zombi, ari nako Nikita nawe yishimye ubona anezerewe. Sasa Nikita ahera akabwira Kian akamubwira ati baby wait hari ikintu nshaka kukwereka. Kian ati nigise kandi mukunzi. Ndahera ko akurayo telefone akambwira ati ndagira nkwereke hano hari amakanzu ndashaka umitiremo ikanzu nzambara tugiye muri civil. Kian ati kanzu yose wakambara uzabuberiwe mukunzi ndabizi kuberwa. Nikita ati no babe nyene ko ari wowe ucuzinga ikanzu nzambara kandi ikindi ndashaka ko njye nawe tuzaba twajyanishije right. Kian ati okay if you say so ngomba kubikora. Ndinde wo kwibabariza umugore ntago nakwibabariza umugore wanjye. Nikita atangira kumwereka. Undi nawe ariko yitegereza arareba akabona amafoto y'amakanzu ari kumwereka yose ni meza. Ahera akamubwira ati none se kaya makanzu yose ari meza nabuze iyo mitamo pe. Nikita aterega nanjye nabuze iyo mitamo. Kian ati ahangaha rwose mbuze icyo naguhitiramo yose ni meza. Okay kwanza reka nkwereke, reka ejo nzaje ugende wipime buri kanzu iyo nzabona ikubereye kurushaho niyo tuzahitamo. Nikita atari kuzi ko icyo gitekerezo ari sawa. Ibyishimo byinshi ahera ko ayambira Kian. Ari nako amusoma. Bakiri muri ibyo imodoka ibatera amatara. Mu kubatera amatara Bigwi ahera akasohoka mu modoka kavuga ati ariko sha mujye gushaka ahantu muswitizanye muri mu muhanda bro. Nikita ati wow Bigwi umeze neza. Ahera ko amuyambira n'urukumbuzi rwinshi. Bigwi aramwitegereza kavuga ati wow
wabaye mwiza. Uzi ko umuntu atakumenya, uzi ko iyo tuza guhura mu muhanda nari gutereta ndakurahiye. Kiana ati wari bunteretera umugore se? Ntibigwati cyane rwose, nari guhera ko mutereta ati mbega ukuntu yabaye mwiza we. Nekita ati genda nawe ugeze aho ngaho, byose ni ibiki? Ahubwo mbwira amahanga bite? Njya numva ngo amahanga arahanda. Bigwata ariko nukigize nkana Nikita. Urinda uvuga ngo amahanga arahanda, wowe ntago ari wakuriyemo. Ntago ugarutse muri iki gihugu ari uko ukuze. Nikita ati maze kubyibagirwa. Bigwata shagira yo wimbeshya. Ubwo nyine no kuri imbere y'umukunzi wawe njya numva ngo abantu iyo bari kumwe n'abakunzi babo rwose ni hagati kaguciyeho uba wumva ari nk'icyuma kigukaze. Ubwo rero kubera kuri kumwe na Kian wamaze kubyibagirwa. Aha, Kian ahera akabwira Bigwi, akabwira ati twagenda se. Bigwi ati ariko se urirukanswa n'iki? Kian ati ngomba kwihuta, birihutirwa ngomba kujya kuryama ejo mfite akazi. Bigwi ati aha, ubwo wabona ugize ubwoba rero ko ndi buguteretera umugore. Kian ati si ibyo ngibyo ndabizi ko atakwemera. Bigwi ati ratanike ntago wanyemera? Nikita ati nyine iyo uza kuza nyine ntafite Kian nari kukwemera, ariko ubu ngubu ntago nakwemera. Bahera ko baseka. Kian we ahera ko yigira mu modoka akigenda. Nikita ahera ko yibuka yuko atamusezeye, akindi kintu akora arirukanga kamusanga ku modoka. Kavuga ati babe, hari ikintu wibagiwe kumbwira ko nkunda ntaragasomye umaye. Kian ati oh I'm sorry. Arabikora. Bigwi nawe ahera ko yinjira mu modoka kavuga ati ariko mane inkundo nuko mu rukundo nuko bigenda. Sha nanjye ndashaka umukunzi ndakurahiye. Kian ahera ko abwira Nikita akavuga ati ndakwinginze injira mu rupangu turava ahangaha ari uko mbona winjiye. Nikita nawe ahera ko yinjira mu modoka ye akavuza amahoni baramukingurira akinjira. Akimara kwinjira Bigwi ndetse na Kian nabo bahera ko bagenda. Barataha bakerekeza mu rugo kwa Kian. Bakihagera basanga Ivy yabyutse yicaye mu sitting room arimo rwose yinywera amazi. Bigwi akigera mu nzu atungurwa no kwasanga umukobwa. Akimubona abona n'umukobwa mwiza cyane. Bigwi ahera akarangarira Ivy. Ivy we nta nubwo aba yababonye, arahindukira cyane ko abari no kureba TV akabona bahageze. Arahaguruka agahera kahobera Kian akavuga ati si wari wagiye wanyicishije urungu bega wowe. Bigwi yitegereza Ivy akabona n'umukobwa mwiza cyane. Kian ahera akabwira Ivy ahubwo ati ramutsa murumuna wanjye. Ivy ati murumuna wawe muvukana? Ndati yego uyu nguyu rwose turavukana, mama na papa n'umwe. Aramuramutsa. Kian ahera ko abwira Ivy akamubwira ati yitwa Bigwi. Ahera akabwira na Bigwi akamubwira ati Bigwi uyu yitwa Ivy Kimi. Bigwi ahera akabwira Ivy akamubwira ati Ivy byiza guhura nawe. Ivy nawe ati nanjye nishimiye guhura nawe. Bigwi nta kindi kintu akora ahera akafata akaboko ka Kian
bagasohoka akabwira ati ngwino gato tuvugane. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese ni ibiki Bigwi yabagiye kubwira Kian? Ni ibiki yabagiye kumubaza? Inkuru yitwa Inzitane. Njyewe nitwa Atete. Ninjye yandika kandi ni nanjye wibagezaho.